byenda byanjye twahuriye mu kabari gutya nyine duciringa mugana yuko tugere iwanjye mugiye gukora iki kubiyake kuryama no kurongora na so nawe urabyo uko wabyumvishe si bwo wumvisha kuvuga gute kiragere ubyibuka yavugaga iki tora naranditse ahandi iminsi igera nko muri ibiri n'ubu iracyakora n'ubwo reka mbese wari wanyaye kure yararongoye nyine tu y'amazi ese biba bitandukanye no kunyara bisanzwe kunyara bisanzwe nyine bicana hamwe umuntu ugiye muri toilette n'uwo bakorera ibyo ngibyo bicana hamwe birebye wasanga bicana hamwe umunsi umwe y'abandi n'uzi wanjye nawe nzabikwereka hasi abasore bose babikora kimwe cyangwa hari ukubeshya no hari ukubeshya hari ukurongora nabi ukumva nyine ingana gutya ntiyinjiramo neza fresh neza ukuntu indende y'inkundi ndende mwana ndende nyine irakwinjira ukumva iri gukabakaba amara yo mu nda bya mugeze kunyemeza yarambwiye ngo umva mwana nkubita k'inyuma nkwereke ankubita k'inyuma fresh numva kakagongo nibutse mpita numva sinzi ukuntu mbaye nko muri karite zawe nizi kugira ngo n'umuntu ubudukurikiranye azanavuga ati ariko wamugana icyo cyane nanjye mu mibare njyewe bimwe mu karite zawe icyambere iwanyu kunyunguta gute ubwo kunyunguta no kujya ute zaze mbikukorera ubanza ubibone ushatse umugabo ukabona ntabwo abizi wamwigisha namwigisha umugabo wanjye reka cyane ariko yawe kabasha gushyukwa ambwira ati umugabo wanjye yishyiremo gutya nizere ko mumeze fresh sana umudukurikirana munogerwa n'ibiganiro tubagezaho n'iby'agaciro cyane tugarutse kugira ngo twiganire kuri stories zigiye zitandukanye mu biganiro yawe TV bibagenda ibagezaho umunsi ku munsi niba ari subscribe ndabigushimiye niba utabikora nawe urabikora kugira ngo tujye twibanira 5/5 namwibutsa kandi ko tuba turi kumwe na website yacu yawe tv.com iyi ibana natwe bibagezaho amakuru agezweho kandi aba ari ingenzi umunsi ku munsi ndetse ko tuba turi kumwe kandi na Body Max Fitness bisubiza kumera neza cyane kuri imyitozo wawe ukaba ari physical fit nta kindi usabwa uretse kutugana muri Body Max dore n'igikoni mu giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri top kati umusungawe ubuhageze dufite serivisi zitandukanye ziri mu gym nziza kandi irimo ibikoresho bitandukanye dufite sauna massage dufite swimming pool serivisi zose ukaziguha ukanagerwa nazo tuba tukugezaho tugaza muri yacu uyu munsi uko murimo kubona kuri kamera zanyu uyu mukobwa asugamira tugendereye hano habaye mu rugo ajye dusura kenshi cyane gashoboka niyo tujye gutangira tumuha ikaze twiganiye nawe tumenye n'iki kivugwa kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo namwe mubashe kunagerwa n'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho umunsi ku munsi umeze neza se yego umeze neza amahoro twishimiye kongera kwakira hano habaye mu rugo kabisa ewana nanjye ndabyishimiye biracamo se ukifungo kawe ariko umeze neza akaya fosi kamera araza kujya amanurira hepfo aho ngaho agakabutura agakote akagofero wagahengetse nk'abaraperi n'agafoni keza akafoni karacyari gashyashya ariko ni gashyashya wallahi jekora ibyo bishoroze nawe uri kubibona ntarenze kuvuga umeze neza ariko tugwaye ikaze kabisa murakoze cyane amazina s'abantu barayibuka cyangwa baza kubibuza amazina yanjye sinzi niba banyibuka ariko nanjye ndagerageza yitwa Rehema kubanza hari ikiganiro nigeze gukora kabisa wenda tukomeje kuri ikiganiro ugiye gukora ikiganiro nyine hari umutipe wakwinjiriye yinjiye mu byondo byawe tipe yaranyinjiye mu byondo byanjye twahuriye mu kabari gutya nyine duciringa mugana yuko tugere iwanjye mugiye gukora iki kubiyake kuryama no kurongora na so nawe urabyumva bakamuha amafaranga yego twarabikoze mu gitondo turasira byatari abura ya mafaranga yari koma uko kwiteza abantu ngiye kwiteza abantu ntacyo n'umwanya aba winjiza kubera ko mbanza icyo nshaka ariko n'ubufunga ariko nawe urabizi byaje kurangira se wa mutipe none uwo bigenda bite nyuma mwongeye kuvugana nyuma yaho nk'uko yavugaga ngo ikofi kandi koko nari natwaye n'ubwo indaya yego tuba ari indaya ariko harimo n'iziba ariko harimo n'iziba yego njye rero nta kofi yiwe nari natwaye ahubwo nyuma yaje kumpamagara arambwira ati yewe ati burya n'iki hari umuntu watora ikofi yanjye muri ka kabari ko twari turimo
baza abantu nkamwe tugenda duhura nabo gake ariko wa mugani babimeze bite kugira ngo urane n'umuntu arakurongora niba cyangwa mu gitondo yawe kubwira muri ayo magambo uyashikira muravuga ati nta mafaranga mfite gute waje kurongora indaya biziko nta mafaranga ufite bibaho se kandi ariko kazi mukora kandi ariko kazi bibaho se undi nawe ati umva ati rwose nta mafaranga mfite icyo gihe rero kwiteza abantu ni hafi aho biba byoroshye cyane ariko se ariko wenda hari igihe namwe muvuga ngo mwamwa asundi mo birabavuna mwebwe biravuna ariko nanone ni ubunyonyose hari abavuga ati buriya wawe nawe ndabona namubihirije akaba ati ubundi si wicare cyane ndabamuha ibyiki nk'uko wabyumvishe si ubwo wumvisha kuvuga gute kiragenewe ubyibuha yavugaga iki tora naranditse ahandi iminsi igera nko muri ibiri n'ubu iracyakora n'ubwo reka n'amazi mbese wari wanyaye kure yararongoye nyine tu y'amazi ese biba bitandukanye no kunyara bisanzwe kunyara bisanzwe kunyara bisanzwe inkarize zisanzwe kurira baranuka nyine ukumva ko hanukamo inkarize zisanzwe hanyuma ariko iyo ari amazi y'umubiri nyine akoranye n'umubiri akoranye n'umubiri byabaye uranyara amashuka yo nta kibazo ahita yumva ariko matora nicyo kibazo matora yitinda kuma mbese nyine bicana hamwe muri toilette n'uwo bakoreye ibyo ngibyo bicana hamwe birebye wasanga bicana hamwe umunsi umwe y'abandi n'uzi wanjye nawe nzabikwereka ahandi ibyo bintu ko najya mbikora nyine bwira abantu basobanukirwe abantu tuba turimo tudasobanukiwe nyine bivuze nk'uko nawe umeze hari abantu baba badasobanukiwe tu nzababwira bazaze rwose mbereka ayo ngayo aya ngayo ni ayanyu mbese ubundi abo bose baba bayafite hari abo bita muri Mukagatare ariko ni majina ko nta Mukagatare njyabaho ahubwo biterwa n'uburyo yaba yamwishimiye n'uburyo yaba yamwishimiye kugira ngo umuntu umwishimire si ubwo bigeze kuri rwego akagutacinga akagutera kisi za dani ubundi nawe ukumva ubushagarira mu mubiri none si mwebwe mwabigize akazi izo furi zirabafata izo furi ntabwo zijya zidufata kubera ko twe tuba tuzi icyo dushaka mbese ubwo urumva nyine bwa buryohe bwazaboneka kandi bumva nyine ubwo buryohe nyine reka ariko we ngerageza kuburyohereza kubera ko niyo waba utabonye izo furi bitewe n'uburyo umuntu uzihigamo kandi ayo mazi akanazi nawe agatashimye kugira ngo n'ikindi gihugu uhora uraba umukiriya wawe bikarangira bayo uvuga ngo umukiriya wajyawe n'iduka birangira bayo umukiriya wawe mu ba Mukagatare si ubwo baba bameze bate ba Mukagatare ubwo buriya ni majina n'ukuntu babaho biba bibagoye nabo kuko ariko sinzi ntabwo ibya Mukagatare bisobanukiwe cyane gusa ese abasore bose babikora kimwe cyangwa hari ukubeshya hari ukubeshya hari ukurongora nabi ukumva nyine ingana gutya ntiyinjiramo neza fresh neza ukuntu indende nkunda indende mwana indende nyine irakwinjira ukumva iri gukabakaba amara yo mu nda bya nk'ibamara neza indi igera mu mara ukumva nyine iri gukabakaba mu nyama zo mu nda zikiri gitaho gakeya n'akagufi akagufi nyine ubwo karinjira kakagarukira hafi byane ubwo waba ashaka kurangiza kuko ntabwo yagukoreza wumva wifuza ariko namwe nubwo si mwebwe byanyu babingana nyine ibyacu nabyo ntabwo biba bingana ariko ngewe nkunda indende njye nakubwiye ku rwihariko rwanjye umwihariko wawe indende ese abakunda ingufi ubwo kandi bumva itagirayo neza njye ntabwo nakunda ingufi kubera ko amacaka indende igerayo nkumva nyine iri gukirigita inyama zo mu nda ariko ubwo ukunda indende nawe ugabana nyine ariko bimeze gutya twayikize bimeze bite wese masha byabaye akazi asambwa n'iki cy'ifunguro ufite niho wakuye umufungo niho ugishwe kubera ko tuvuge ngiye niba mbonanye n'umugabo ngomba kumuha amafaranga nkaguramo inkweto nkaguramo imyenda yo kwambara nkishyura inzu nkatembera umugabo urusa neza cyane nawe uri kubona wahuye nanjye meze gutya ntabwo amafaranga yose nawe guca wayanyima akasaba mugane hari indaya ziba zisa nabi
zisa nabi nizazi nizo baba igihumbi cyataha uhera kuranga njye nigeze guhura n'umuntu mu kabari arambwira ati mbabara mbwira amafaranga wambaye aho ngaho ngenda mubara nawe ahita yumva ari hasi yanjye ahita afite ikibazo mbese uhera kuranga rero n'amafaranga tuba twavuganye yama wihuta wowe uhera kuranga ujye uvuga uti munsi yanga ntabwo amafaranga aba make ya nyuma bitewe n'ikibazo mfite nakubitse byatari nayarayakubwiye wenda n'ibihumbi 10 pe 10 ntabwo wajyamo ndayarya ariko usanga ndi ku mufungo wanjye wenda kuzamuka no ku kaveni wenda nta kintu ubona waza umbwira unzaniye 10 reka nta kintu mwavugana n'ibiho nta kintu twavugana kubera ko icyo gihe mbavuga ati ayo kurya ndafite yo kunywa icupa ndayafite none amenshi ugeze gukora yarangana amenshi ugeze gukora umuntu igageze kuguka buti cyane muti parika amaye umufungo kwe amenshi nigeze gukora ni 70 na 60 umuntu yigeze ku 70 kabisa ubwo se mu gihe kingana yari umuhindi wari mu Rwanda se cyari wagiye ndi mu Rwanda tu agwa 70 cyane ubwo se ndi na 60 yayamaye yari umuzimbabwe uri international nase wa 70 ubwo byari bimeze bite abahinde ntago bagora nuko batace ngo bakubita nziza ubezu massage nziza kavuga ati baby igihe cyose uzagira uruza kundeba ariko mwararangije ariko ngo hari nabo ngo ukora nk'ibyo wamukubitiza okagahita asoza barahari gusa ntabwo uwo mwibye mwana ntabwo mba mwibye kubera ko bura n'ibyo aba yashimye kuko arakubwira ati ngiye nkorera uko ukabimukorera ubwo rero niba umukorera ko ngombwa akarangiza nibyo aba yashimye ubu wigeze kukwemeza yakoze ibiki shaka ugati iragwira cyakora uyu nguyu we noneho yigeze kutseko umuntu wigeze kunyemeza yarambwiye ngo umva mwana mubita k'inyuma mwereke amubita k'inyuma fresh numva kakagongo ndibutse mitara mva sinzi ukuntu mbaye akinyuma icyo yari yakwishyuye ngahe ntabwo yari menshi cyane yari 30 yego etrani akubita k'inyuma wumva umwuka uraheza ngo hari nubwo mujya muyasubiza amafaranga hari ubwo byakubaho se hari inkoko iruka ntabwo naruka ku mafaranga w'umuntu nta nkoko iruka nta nkoko iruka kirazira njye ntabwo naruka uravuga uti wenda amasiga ubuzima cyane kuko mba mvuga ati n'ubundi byanga byakunda ntabwo ari burenze tungahe ndatwihangana ariko za sene nzitahana waze wigeze gukora nka twinshi rero ari nka tungahe tubari nka tune ntabwo tuno turenga mu gihe si ubwo kingana iki niyo ryaba ari ijoro ryose nabonanye gutya nkitahira nagagerenza wari ubikora uri muri free wabanje gushyiramo agacupa sibwo bimeze neza igihe ubikora umeze neza n'igihe wafashe iki ni igihe nafashe icyo kunywa nafashe icyo kunywa kirimo alcohol wanabikora numva ndi muri moto aho se ubwenge babukora neza cyangwa nyine n'umuntu wabikorera ni icupa riba rikora ubwenge burakora ariko ntabwo nyambura ubwenge bwabasha kumwaka ya mafaranga akunda umufungo koko ntabwo wanga ngo urenze urugero ku buryo ubwite ikomereze utanyishyuye ntabwo byabaho uretse iriya kesi twigeze guhura nayo umuntu igakumva yabuze ibiciro byo kwishyura abundi bwari bwabo se umuntu akaguheza nta bundi bwari bwawe kuko niyo nserereye n'abagabo ndababwira ati banza unyishyure imbere rero uriya twaserereye turinda abo twiteza abantu ngo ntacyo byari bintwaye kuko njye ni umwuga wanjye ni akazi mba ndi mu kazi ese iyo uvuga ngo ni umwuga iyo myuga idasora murasora leta nimurikirana nzayisura ntabwo ni umwuga ngo ni akazi wagira ngo ufite tini namba leta nibikurikirana njye nzayisura kubera ko amafaranga membwa mbonamo ku kwezi mu kwezi winjiza nk'amafaranga 300 ntabwo urabyinjiza cyane 300 ngomba kubyinjiza kuko ku munsi nshobora kubana nk'abagabo bagera muri 5-4 kandi bose ariko bagenda bama 15 20 30 uri kumva ayo mafaranga kwezi 300 gusa ntabwo muroha
umuntu araruha ariko hari n'igihe umuntu agera akabura abakiriya Yagiye babura ugafata nk'ako gapozi k'umweru uruhuka utakareka ubwo rero igihe ubaboneye dabani bose ugenda ubaha amasaha ese ukora online iyo umuntu abakiriya wundi abakiriya babona gute mukominika gute ku buryo bigera nyine kuri yanyu njya abakiriya banjye ni kuri telefone akazi kanjye ni kuri telefone ufite telefone iyi telefone yereka abantu ibiri mu kazi iyi ngiyi nyibuze namenya ko natashye guhinga mu cyaro cyane yuko ntanava no ku murongo asa umugore phone yawe bigivaho akazi kawa gapfuye ugura ko ugomba guhora online niko kazi online igihe cyose uzasanga ndi online bigiye bibaho ariko nk'umuntu wenda akavuga ati nsange hano wahagera ukamubona ibyakubaho rimwe byigeze kumvaho agatigega umuntu yarambwiye ngo duhurire i Remera icyo gihe noneho nta n'itike nari mfite ase bibaho mwana umuntu ari kumuta nta n'itike hari n'ababeshya ariko tu akabanza kuvuga ati uriya mutipe ariko murye n'iyitike bibaho ko umuntu aza nta tike cyane ngenda njye nta tike mfite ngenda i Remera ndamuhamagara ati ariko bite uri he ariko icyo gihe nari ngiye kubonana n'abagabo babiri bari babiri icyo gihe narahageze umwe ndamubwira ati mva uretse gato hari akantu ngiye guhugiramo i Remera ndatangira nimuguka mu minota 30 ndamugeze uwo ngo twari tugiye kubonana ndabizi n'umukiriya wanjye ntabwo ajya atinda duhura kubitaho yigendera kandi wakubita nka kamwe ugahita baranga ni kamwe rwose reka akaba yakwishyura ngo yese ugukuri kamwe ahita amereza 10 ubwo yameze kose ni wamwibye mwana kamwe mu masegonda ubu urahageze ngo uti wowe ndahita nkubwira tumaje gusoza ndamubaza ati se uri hehe ya minota kishize kandi nabikubwiye nagije ndamwumva ngo ubu ngubu ngo nagiye i Kanombe ngo unyihanganiye ngo ndaje nka nyuma y'amasaha 2 sasa umuntu arabizi ko uri mu kazi wagiye no kunamureba ngo unyihanganiye amasaha 2 uza amasaha 2 ubwo abakiriya nabonyemo barafite negendera wahagurutse nta tike ufite aho se waba nahagurutse nta tike motari wahise umubwira ngo ngeze motari wahise umubwira inkomezanya no kuri wundi wahise ukomereza kuri uwo wundi yawe ari we wishyura moto nahise nkomereza kuri uwo wundi ariko narahageze mbere yuko mageze undi undi wa mbere wamubwira ngo niwe yankoze nihagera kugira ngo numve ko ari ready arambwira ngo ntabwo mari gatoya ngo nyuma y'amasaha 2 ati rero umuntu arabizi ko ariwe nari ngiye kureba none dore ibintu ankoze uyu nawe ashobora kubinkora ntabwo mwizeye neza reka mbwira umushuti wanjye anyohereza amafaranga afite amayinite mbwira umushuti wanjye anyohereza amafaranga njya kureba wa wundi sasa ngiyeyo amuha amafaranga niko yani gayi nisugo mwongeye kujya gukorana kandi yarakwiciye gahunda ntabwo twongeye gukorana ahubwo nyuma yaho twarashitinganye ibyacu iyo umuntu akwiciye gahunda yawe hano bituma ukora ni ikinyarwanda hafi aho mpitanyemo mwarakuyeho nese ngo ari ibintu ngo bijya bibaho mani urumva nk'umukobwa agatubura iniga mwana akajyana inka zisanzwe yibeshya akora ubwo ari amazi bibaho se abadada bajya babikora reka agahita kubita nk'izisanzwe iniga ikangwa umwana namwebe umwana yemeye kandi uburyo zisanzwe bajya babikora muri abacuye umwana ariko njye ntabwo nabibakora kubera ko icyo gihe naba ngiye kwibuza abakiriya bawe wowe utanga serivisi nziza cyane zimwe muri karite zawe nizi kugira ngo n'umuntu udukurikiranye azanavuga ati ariko wamugana icyo cyane nanjye mu mibare njyewe bimwe mu bintu banza kumukorera icyambere ewana kunyunguta gute ubwo kunyunguta no kujya hote nzaza mbigukorera ubanza ubibone kubera ko ntabwo navuga ese nzaza ku muntu ko nta mafaranga ngira uzaza uzanye amafaranga kuko udafite amafaranga nta kintu twavugana nawe mfite isobanuro ntasheringira sibyo reka niba ntasheringira ngere ndire kuri ibyanjye nkabishyira hanze uzankunda azankundira imico yanjye nasheruge byagenze bite wongeye ari stress kubera ko sheringiye iyo mufite ndamubwira akanyishyura inzu akanyambika akajya kunywesha agacupa mbongo akangaburira buri kimwe cyose iyo atabishoboye aragenda ngiye nkabyikorera hanyuma ikibazo cyawe cyambere no kunyunguta ariko ntabwo usobanurira abantu kunyunguta nyine kuyinyunguta si ntabwo wabizi koko ni ukugira gute nyine ariko usobanurira abantu kugira ngo abo bakiriya bawe urumva
bumve n'ibyiza ufite iyo uvuze ko kunyunguta ntabwo umuntu asobanukirwa neza icyo uratse kuvuga ahubwo reka nkwereke nabaha nimero yanjye ubundi bo bakazamuhamagara bakumva kuyinyunguta ibyari byo byiza nta kintu bitwaye karese icya kabiri none urimo atubwira karite zawe icya mbere ngo ukora wakitubwiye hanyuma akomeza hano twumva icya kabiri icya kabiri nkora njyewe umukiriya wanjye yaje ntabwo ava yishwe n'inzara ngomba kumubitira ako kantu ko bari ni fresh anze niyo mpamvu ubura n'umukiriya wanjye atajya avaho iwanjye wallahi azi ko ari ibyo batanga serivisi nziza anze kumukubitira akareti cyangwa firiti agasipesiyare ka cyayi yego ubundi nkamuhereza mukiriya wanjye rwose mbona apeti yasoza akanyishyura akagenda aguye amafaranga y'umugana barimo n'icyo kurya okay cya gatatu ko kantu se si fresh ni imiti rwose okay ikindi ni ibyo bitatu gusa cya gatatu si kuriya nakubwira ko ari iki ntabyenze nyine ni ukumuha keya mwana ngo umugarama muri fresh se wari fresh akakuvuna noneho kamvuna nakinyuma karaguha byo byata none byakinyuma kubitanye na wa muntu ufite ino bigenda bite ni mu mutwe bari mu mutwe pe reka genda okay none ariko hari n'abatipe baba batabizi kubikora hano bose wamwigisha cyangwa kumwigisha bituma wongeza amafaranga ubu ngo ntabwo namwigisha kubera ko icyo gihe aba agiye kunyohereza mu mafaranga akongeza amafaranga kuko nshobora kumwigisha akamvuna nagera ku wundi ubizi ugasanga nabwo ndavunitse icyo gihe rero ndamwihora ahubwo yewana nkavuga ati mwana uhimbazwe reka genda bakavuga ati mwana uhimbazwe umuntu amurokotse cyane okay bari fresh aba n'abatipe ariko ngo batabizi kubikora ubu ngubu uravuga uti niririye umufungo w'ubuntu cyane reka mbere cyane nta muwe ariko mugira oya nta muwe cyane kumva inda yageze muwe ko ikintu cyitwa ifaranga ari ikintu nicyo kintu cya mbere mwita icyo kintu cya mbere ubundi utinzwa no kumva ngo yarangije aragiye ewana cyangwa se turi mwumvikanye arazishoje ewana utungatumva mbere zana amafaranga kiravuga nawe agahita yaguha ugahita wikomereza cyane nta muntu uraza ngo ati kajya ibintu by'agakingizo wapi simbikora bajya baza bikagenda bitese iyo atemeye kugakoresha ni ukuvuga ngo mugura tesite mu kwipima mugakorera mbese kwipima sida se niyo ndwara gusa niyo ndwara kubera ko inda buriya inda wanayitwita ukayibyara cyangwa ukanayikuramo hari n'iyo wakuyemo se reka byaroroshye ariko yayikuramo da none se abo ariko icyo gihe wenda ibiciro se biriyongera cyangwa bikomeza ari bya bindi igiciro njye gikomeza ari cya kindi njye sinyangwara abakiriya banjye ndi no stress ubu nshaka ajye kuri Instagram yanjye ndamubwira amazina y'umurisha tuyishimire Hema ewana yakwandikire muvugane anyandikire muvugane ariko nkunda gukorana n'abantu bagira gahunda so niba ugiye kunyandikira kuri Instagram nyandikira ngo amakuru ni meza utumbwire intego yumva ushaka bitabaye ibyo njyewe bitamuboroka reka niko ukora niko ngora kubera ko telefone yanjye niba naguze megabyte z'ukwezi mba nshaka kuzibyazamo umusaruro iyo mumaze kwipima ugasanga sida nayo nta bindi birwara se umuntu yakwandura ntabwo ujya ubitinya byo indwara yose urega ntekereza ko umuntu yayivuza agakira sida ntihangayikisha umuntu kandi amafaranga nkorera ntekereza ko yamvuza umufungo ukorera wava bibi umufungo mba mfite rwose ntekereza ko wamvuza ese nk'ubwo ujya utekereza kuzashaka umugabo ukagira abana wibera muri ibyo bintu njye nimbona umugabo nkunda uko ameze uko azi n'imico yanjye tuzabana ariko nimbona umugabo ushaka nyine njye nimushaka nzagerageza buryo ki ngikuremo bimvemo ahubwo icyo kintu nanjye kubaza kuba ushaka umugabo urumva
urumva nk'uko wicuruza ubona n'abagabo batandukanye umugabo umwe se azaguhaza yego umugabo umwe azamaza kubera ko icyo gihe nzaba mfite icyo nshaka nzaba mfite kubyara umwana wanjye muha uburere nta kuntu nzajya nza saa sita sanga he nasinze mugwaho ngo nzabashe kumuha uburere ntabwo byashoboka ariko umugabo ushatse umugabo ukabona ntabwo abizi wamwigisha namwigisha umugabo wanjye reka cyane ariko yawe akabasha gushyukwa ambwira ati umugabo wanjye yishyiremo gutya gutya ni sawa fresh bakamwigisha uko ibintu bikorwa rero si ugomba atatekereza ko byagira ariko yaba waramubwiye icyo wakoraga njye nabanza namubwira umugabo wanjye reka aza ko wite sose twashoje koko okay wari mutubwiye uti umugabo waba arimusobanuriye kumwita nanicuruzaga ugomba hanyuma atabyakiriye ubwo yakikomeza atabyakiriye yakigendera kubera ko njye sinjye n'inginga igitsina gabo kuko njyewe baba bafite icyo banshaka hanyuma bafite icyo mbashaka sibyo rero ntabwo wajya kwinginga umuntu ngo mbabarira rwose ngo nkorere gutya na gutya icyo gihe wa muntu ntabwo aba ari uwawe kimwe yuko hari abagabo tugerana mu biciro akakubwira ati ngenda guhaye nakubwira ati ngenda ashaka muracyuririkanye cyane rwose reka noneho atayaguha akakubwira ati gendera bikomereza nabi shaka ba makeya cyane icyo gihe utabumva ko atari ayawe ibi bintu bimazemo igihe kingana iki ibintu bimazemo nko muri 3 ugereranyije zimaze kuba nka zinga ko yavanga yo zirenze 100 umuntu arasara njye ntabwo nasaze kandi zarenze na desi ugiye kure okay yitwa Rehema kabisa wakoze cyane kutuganiriza turimo tugana ku musozi rusinzi niba ari ubutumwa bundi wagenera abantu ukabibutsa na ya Instagram yawe Instagram yanjye ni ukwandika Tuyishime Rehema ugahita ubona ifoto ukanyandikira okay ntabwo njye nkunda umuntu nyandikira umbwira ngo bite gutya nshaka umuntu umbwira ngo amakuru ni meza nshaka ko dukora iki kubera ko mba nashoye megabyte niba ngura megabyte z'ukwezi nshaka kuzibyaza umusaruro nawe nkagwa serivisi wumva wifuza ahubwo jyaho wihuse cyane hanyuma unyandikire duhorere runaka twikorera imiti ntabirenze nakaze urango muri make wiyamye abantu baza badafite gahunda no niyamye abantu baza banyandikira badafite gahunda kuko abo nabateje umutwe umuntu ni icyo ngicyo turagushimiye cyane rero hoteli cyane kuri Instagram yanjye nandikire amazina ni Rehema Tuyishime Rehema hanyuma muciringe kabisa duciringe ahantu hose urahajya ukoreramo n'umuntu aguhamagaye no hanze nabwo waza cyane international kabisa okay rero turagushimiye cyane rero wakoze cyane kubana natwe turagushimiye cyane wakoze kutuganiriza twizere ko n'ubutaha uzongera ukagaruka kuri yawe TV nzahagaruka ndakunda cyane yawe TV ntabwo ari ubwa mbere magarutse okay fresh turagushimiye cyane rero wakoze cyane kadushimiye n'abandi bari badukurikiranye kuri yawe TV kandi mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho